nkunda umuntu nswera akanyaza kancumita ubundi amazi yayamena n'andi nkayashora. Nshuti bakunzi ba Gutya TV, nongeye kubasuhuza umwanya nk'uyu nguyu tugiye kongera noneho kuganira ku bintu bitandukanye by'uburyo umugore ashobora guhigituma umugabo neza akamuswera akamunyinyira. My God, noneho agahita yumva isagezemo n'iy'ubutamu gusa. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV, reka nkubwire ngo birashimisha cyane iyo uri gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina uri kumwe n'ugukunda nawe agukunda, mwiyumvanamo mwese mwumva santima ziri ahantu hafi atari ibintu bimujya kwishakishamo cyangwa se buri wese ngabanze gutekereza uburyo yabasha kuba yahita yishyiramo undi. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV, mwari muri kumwe nanjye kuko ngiye kubabwira uburyo umugore agomba gutanga igituba neza, akagiha umugabo akamuswera akamucumita akamunyanza ubundi hasi hejuru yaba ari amavangingo yaba y'iki agacumita amazi agira ati anyobagurira. Nshuti rero bakunzi ba Gutya TV, niyo mpamvu mba mvuga nti mu gihe wageze kuri channel yitwa Gutya TV ukaramuka ubonye akabara k'umutuku kanditseho subscribe, ntabwo ugomba gucikanwa n'icyo kintu. Ugomba gukanda ako gasubscribe kugira ngo buri kiganiro cyose kigiyeho ujye ubasha kuba uwa mbere mu kukibona. Okay, twagiye. Nshuti rero bakunzi, bitagira ngo duhere kuri iki kintu cy'ingenzi, ndagira ngo nganire n'abagabo nganire n'abagore kuko iki kintu noneho twese kiratureba. Hari uburyo ugiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, noneho sasa wajya gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugasanga hari umwe uguha umuswero neza fresh, umwe akagucumita imboro bya danje, noneho akaba ari n'undi uguha igituba ukumva guha igituba yirekuye, cyangwa se wenda hashya n'akanya ukumva igituba asa nk'agihejeje. Uri kubyumva neza? Rero nshuti bakunzi ba Gutya TV, ndagira ngo banze mpere ku mugore. Wa mugore wabuze uburyo ushobora kuba wahigituba umugabo akarushaho kuryoherwa? Wabuze uburyo ugomba kumunyongera cyangwa uburyo ugomba gufata imboro yafashe umurego ukayinjiza mu gituba neza muri ka kanya umugabo arimo arayishyiramo ugahita ubona neza mu mutwe bise bindi aracanganya ikibukuru. Ibyo nibyo ngira ngo nkwigishe ku munsi wa none, ibyo nibyo ngira ngo twiteho, ndetse n'undi mugore mugenzi wawe w'inshuti yawe ujye ugerageza kukimuganirizaho anakirebe kuri Gutya TV. Nibinaba ngombwa mu gihe uri kumwe n'umugabo wawe nijoro muryamye, my friend, murebe Gutya TV, murebe buri kiganiro cyose kizaho, murebe uburyo mugomba kujya munyinyirana neza fresh. Ubundi bimaze kumenyekana neza ko akenshi ugiye gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina karesi ari ngombwa. Ibyo ntabwo nshaka kubigarukaho, ni ibintu tumenyereye nabibigishije bihagije. Nimba utarabibona ukurikire video zose ziri kuri Gutya TV urazisangaho. Mu gihe rero wamaze kugera neza mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, nimba uri umugabo imboro yawe yahagaze neza fresh yumva yuko ishaka guswera, nawe nimba uri umugore wumva igituba cyawe cyamaze gutota hamwe umugabo akoraho ukumva kirimo kirinyereza, niyo mpamvu njye kukwereka uburyo ugomba kuzinjizamo imboro mu gituba. Nawe wa mugore ukamenya uburyo ugomba kwakira imboro mu gituba, ukamenya ngo se imboro ninjira mu gituba ndiyameniyane ndayakirane, ese ndayikaragira akanyobwa ite kugira ngo nyumvishe ubutamu ku buryo uhita yumva igituba cyanjye ari icyambere. Ugomba guharanira guha igituba umugabo ku buryo isaha n'isaha niyo yajya guswera ahandi yatavuga ati umugabo wanjye cyangwa se umusheri wanjye niwe ufite igituba, naho abandi bose barabeshya. Uri kubyumva? Niyo mpamvu rero sasa ngira ngo noneho umwereke we wa mugore we, birashoboka yuko ushobora kuba ugiye kurongora n'umugabo wawe. Reka mbere ku mugabo abaye ari hasi, wowe ugiye guswerana umuri hejuru. Muri kwa kuba umuri hejuru, ikintu ugomba gukora ni iki? Ugomba kumujya hejuru wamurengeje akaguru kawe neza fresh. Noneho sasa muri kwa kumujya hejuru, for example, uri kubona wenda uyu ni umugabo uri hano, none uko nguko ari hano urabona we wamajije kumugeraho. Mu kumugeraho imboro yatangiye kwinjira he mu gituba. Wowe ikintu ugomba gukora mu gihe wumva yashyuka, ugomba kubanza gukora ibishoboka byose ku buryo ugenda umanukira ku mutwe w'imboro wongera uzamuka, utaramura kugira utaramura gushyitsamo igituba ngo imboro yose ijye mu fresh. Burya akantu gakunze kuryohera abagabo cyane iyo umuswe agaswero kagake
gakeya ariko akenshi ukibanda ku mutwe w'imboro. Uriya mutwe w'imboro my friend ni wowe utuma umugabo yumva uburyohe, niho hantu hatuma yumva kumva igituba bya hatari ku buryo ashobora kuguswera cyangwa ukamwisweresha. Erega natwe tugomba kubaswera kuko nimba ari hejuru uri hejuru we ari hasi ugenda umunyinyirira my friend urimo ugenda umuswera. Rero sasa wowe mwereke difference yuko nawe ushoboye. Hariya hantu wiyaminiye kuko ushobora kuzana wigize bazanga yahura n'umwana uzi gukaraga kanyorwa neza fresh ugasanga arakweguje. Sibyo niyo yaba gukunda nimba iyo yaba yaragukoye kajana utazi kumuha umufundi neza n'ubundi nta kintu byo byabimara. Mbere ikintu nari ngiye kubwira ni iki ngiki, mu gihe wamajije kugira gute kuyicaraho ikintu ugomba gukora ni ukugenda uyimanukiraho gake gake, ukajya ugenda uyimanukiraho gake gake pole pole ugenda wongera uyizamukiraho ukibanda kuri wa munwa w'imboro. Noneho hari uburyo ugomba guswereshaho umugabo ukamusweresha umuri hejuru usa nkaho imboro ye ugenda uyinyonga ariko muri kwa kuntu ugenda uyizamukiraho ugasa nkaho uyizamukiraho uri kuyikubita icyubiko. For example urabona nko kungukomeze urabona nimba nyine wenda ubu ngubu reka avuge ko nyicariye ubu umugabo wawe ari hano ugasa nkaho n'undi urimo uramukarisa cyangwa se urimo uranamurya iminwa n'urugero ugomba kugira nimba wenda ubu ngubu irimo ukagenda uyizamukiramo noneho wajya kuyikuramo ugasa nkaho ugenda wigize imbere gutya. Kwa kundi ugenda wigize imbere ugenda uyizamukiraho ariko ukumva ko umutwe wayo uri kuwunyinira fresh uko ugenda uyikubaho gake gake ntabwo umubwiye ngo ugire cyane wowe ugomba kuzajya ubikora gake gake. Uko ugenda ubikora gake gakeya niko imboro igenda ikuba ku gituba umugabo ahita atangira kuryoherwa nawe nyine waryoherwa wumva bitangiye kuza fresh ukajya noneho ugenda wongeza agacumi tukagasweruka gake gake kugeza ubwo nyine hahandi haza ugahita utangira kumukubitira agacumi tukadanje. Sibyo ntabwo nshaka kubikorera ahangaha ariko nababwiye ko one day hari igihe nzazana umwana dukomane bya nyabyo noneho muhite mubona difference n'itandukaniro. Ako nyine ni n'akantu mba nyinjijeho gatoya kugira ngo mwereke uburyo ugomba kubikora. Mu gihe wumva umugabo yatangiye kwizihirwa cyangwa agiye kurangiza ugomba kubimenya mukabanza mukagaruka ati se mugabo wanjye nuzajya kurangiza ujye umenyesha. Ashobora kuba atabasha kuba yakubwira ati sheri ngiye kurangiza ariko utangiye kumva imboro yagikweze byadanje niwe watangiye kwimanuriramo niho hantu uhita wongeza amafurime ukamukubita umucumi tuwadanje ugatangira ukayinyinyiriza byadanje niyo wari ugahita uhindura akaguru kamwe ukagashinga ukayicara ugashyiramo imbaraga zose zishoboka. My friend umugabo wawe ajya kurangiza wamajije kubimenya neza fresh. Sibyo sasa reka mbere ku bagabo we wa mugabo nimba nyine ubona wenda umugore akuri hejuru birashoboka yuko ushobora kuba urangiza utinze cyangwa se wenda n'umugore wawe aruhafu. Ibyo ngibyo nabyo birashoboka. Ikintu ugomba gukora ni iki, mu gihe ubona nyine yagucumise kandi wumva waryohewe ukabona atangiye gucika imbaraga hari uburyo ubu uryamye gutya umugore ugasa nkaho umushyira gutya hejuru urumva ukagira ute ukajya nawe umucumi tuyimuzamura ukagafata gutya fresh ukajya nawe umukubita agacumito n'agaturuka karegerezaho neza. Hariya rero umugore harijya ahita guhengekera agataguha agahanda ukubitamo imboro wamara kwikubitamo my friend akumva neza imboro ya yaba ari rwoga amabone yaba ari icyo akumva yamukubisemo neza fresh. Ubwo ni uburyo bwa mbere nari mbanje kukubwira we mugore ugomba guhama igituba umugabo. Reka noneho ngaruke ku yindi ngingo ho gatoya. Hari n'ubundi buryo imboro yinjiramo umugore ari hasi cyangwa se yicaye. Ibyo ngibyo birashoboka. Ngiye kukwereka ubundi buryo noneho rero sasa umugabo azinjiza imboro mu gituba mu gihe umugore ari hasi. We wa mugore nimba uzi ko uri hasi ukaba ureba umugabo wawe yashyuka wenda umugabo reka mvuge yuko ari bugiye kuguswera. Sibyo niba umugabo rero sasa agiye kuguswera ikintu ugomba kumenya ni iki. Ikintu ugomba kumenya ni uko mu gihe akugiye hejuru ashaka kwinjizamo imboro wowe uzirinde guhita ugifite kumwereka ko ufite ifemba yacyo cyane gashyizamo ngo uzane iby'imbaraga hoya kugira ngo udahabwa umuswera mutanarangiza vuba mutarumva icyo gukora.
banza akaguru kamwe ugashyira hariya muri ko ugashyira hariya ayishyiremo use nk'uzamura amaguru gake cyangwa se ugafata hari n'ukuntu ufata utuguru gutya umugabo akayinjira munsi cyangwa se amaguru uyatandukanya sibyo noneho wamara kuyatandukanya akinjizamo imbo nuko akundi agenda ayishyiramo bitewe nawe n'agashyukwe uba ufitemo ukuntu nibwo uhita utangira kugenda unyongera hasi hejuru ukajya ugenda uyishyiramo uko yishyiramo gake gakeya umugabo nawe akagenda ashyiramo imbaraga gake yayo noneho sasa yumvishije ashaka umuyongera fresh noneho sasa reka ngiye nkwigisha uzafata akaguru kamwe ugashyira hasi akandi kaguru kamushyire ku rutugu noneho kwa gucumita ubwonko bw'icyo gihe uhita umuha uruhande rw'ahangaha rwo gucumita wakumva ahangaha yanogeje neza fresh ugahita umuhindurira no muri kwa kumuhindurira nawe ukajya ugenda umunyongera waba uri n'ikigore cyangwa uri n'icyana kimeze neza giteye neza akajya acumita uhita umutosa amazi acumita uzimumenaho gutyo pole my friend hahandi noneho ahita yumva aryohewe nawe igituba cyawe kiba cyoroshye ugahita utangira kumukoresha uduposteri nka senkara ku buryo iyo turu umva arayiguswera wallahi iyo umugabo yaguswe neza fresh uruzungu ahita aryama agasinzira kandi nawe uhita usinzira ukumva uraruhutse neza niyo mpamvu rero mbabwira ngo niba ukajya mucikanwa na gutya tv yaje igihe yaje ije kwigisha ibintu byinshi abagore benshi kumva ko ajya kubona ukabona umugabo yaguciye inyuma ngo umugore wanjye ngo ntabwo azi kumva igituba ngo ntabwo ndyohereza ariko ni gute utaryohereza umugabo wawe nkaho uba wabuze ikibundi kwanza gutya tv irabikwigisha kukababereho kukubwira buri kimwe cyose nta mpamvu n'imwe sibyo wowe wanajya uhigita uwo mugabo mukaragira akanyobwa hasi hejuru n'ubundi nta myaka 100 reka mubwire ngo ukora subscribe like and comment zanyu turazikeneye kugira ngo tujye tubasha kumenya ibyo tubasobanurira icyo utazi ubashe kukibaza muri comment abantu bakunze kunyandikira ku rubuga rwa Facebook reka mbinginge cyane Facebook akenshi ntabwo hari abantu napfa kwasubiriza ibibazo ahubwo wowe umuntu wese ukunda kumubariza ibibazo ku rubuga ajya mbabarira bishyire kuri comment za YouTube mu minsi iri imbere hari ibiro turimo turategura muzajya mudusangamo tukabafasha kuri buri kibazo tubagira inama abagore n'abagabo tuzaha contact zacu buri kimwe cyose mugikurikirana ariko mugomba kubanza kunyura kuri gutya TV kuko nuramukunzana ikibazo kubya nese ikigabana nyishije ucyemeze gutya kuri gutya TV warakirebye ko nzi ko ibyo binabisobanuyeho nuzi imbere utakurikiye kino kiganiro ukaza kumbaza mbyitware mone utarebye kandi nabivuze icyo gihe bizaguhenda kurusha uko waba warabyumvisha ahubwo hari ikintu utasobanukiwe neza waba ushaka kumbaza reka nkubwire ngo bye bye mukomeze mugumane amahoro